Yes, nyuma y'igihe abantu benshi bibaza ngo se ubundi Pamela amaherezo ye na The Ben yo kubyara ni ayahe? Uyu mwanya Pamela atangaje uburyo atwite ndetse n'iminsi amaze atwite. Ese wakibaza ngo ubundi n'igihe kingana iki bari bamaze bashakanye, cyangwa avuze ko atwite inda imaze igihe kingana iki, cyane ko none yabivuze anavuye ku gipimo. Ubwo kandi wagize ngo sinaguhaye ikaze. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu zindi nkuru za buri munsi. Ese ubundi wakibaza ngo ni iki giteye Pamela gutangaza ibi ngibi nyuma y'uko abantu benshi bari bamaze igihe bavuga ngo Pamela ntabwo abyara kubera ko The Ben atabasha kumutera inda? Ahari akenshi wagiye ubibona nka gutya, washaka ukamara igihe utarabyara abantu bagatangira bavuga ngo ntabwo ubyara, cyangwa se uwo mwashakanye ntabyara, nubwo kenshi bakunze kuvuga ko ari umugore utabyara. Ariko kuri uyu mwanya biragaragaye Pamela avuze ko atwite. Ese wakibaza ngo ni iki cyabiteye kuba yabivuga afite inda imaze hafi amezi 3? Ese yabivuze avuga gute? Mbere na mbere y'uko ugira icyo wumva kuri aya magambo, Pamela n'icyamuteye gutangaza ibi ngibi, tugira ngo ubanze umve aka kantu. Ubundi abangaba bombi kugira ngo bamenyane byagenze gute, bahuriye he, bari mu biki? Nk'uko mubizi, Pamela ashakanye na The Ben ari umukobwa w'imyaka 21, mu gihe The Ben we yari afite imyaka 36. Nimba byumvishe neza, uyu Pamela yavutse The Ben amaze imyaka 15 ku isi. Urumva ko yari umwana uciye ubwenge. Gusa nk'uko urukundo ari impumyi, uyu nguyu Pamela yaje kubengukwa na The Ben. The Ben nawe bimubwiye ati Pamela nawe abivuga amubwira ati ni nka kumutsuka ku mutumba rwose, uri kugenda ahantu hacuritse kandi imvura yaguye ukirukanka kugeza iyo ushaka. Ibi ngibi byateye Pamela kumva anezerewe kuba yatererwa n'uyu musore, gusa nawe ntiyateganya ko hazagera igihe bagashakana. Gusa abangaba nyuma y'uko bashakanye baje kumara igihe batarabyara, cyangwa se umwe adatera undi inda, abantu benshi bakavuga ko uyu The Ben ari we utabyara. Gusa iyo Pamela nk'uko bigenda, iyo ushatse uba wiyemeje byinshi, gutuza, kwakira ndetse no kwemera buri kimwe cyose kizaba, niyo yarabyemeye. Gutyo ubu ngubu umwaka wari wihiritse, Pamela abantu benshi bavuga ko atabyara. Gusa mbere y'uko twitsa kuri iki kibazo n'amagambo yakivuzeho, reka tubanze kumva aka kantu. Ubundi Pamela ndetse na The Ben bahuriye muri Kampala mu gihugu cya Uganda. Icyo gihe Pamela yari yasohokeye igihugu cyacu mu bijyanye n'umuco, ni nyuma y'uko yari yaramaze kwiyamamariza Miss Rwanda agatsindwa ahagana muri 2020. Gusa nyuma yo gutsindwa, uyu nguyu akaza guhita agirwa Miss w'umuco mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'uko agize Miss w'umuco, uyu nguyu yahise ajya mu marushanwa mu gihugu cya Uganda, ndetse bihurirana y'uko n'uyu nguyu The Ben ariho yari yagiye. Nyuma y'uko The Ben agiyeyo, ntazi ukuntu yaje kwiyumvamo cyangwa se rebye uburyo uyu mukobwa yaperforminze, ubwo bishatse no kuvuga ko yari amaze n'igihe n'ubundi yaramubengutse. Uyu nguyu The Ben yahamagaye Pamela mu gihe cy'umugoroba, nyuma y'uko uyu nguyu Pamela yaramaze kwiyerekana. Yumvishe ko ari The Ben umuhamagaye amubwira ko ashaka ko basangira iby'umugoroba, ko nawe muri Uganda. Uyu nguyu yahise asohoka muri sare rwose, n'ibyo bakoraga bitarangiye ahita yirukanka ajya kwirebera The Ben. Icyo gihe imvura nyinshi yari iri kugwa. Uyu The Ben yatangaje ko akurikije inseko byonyine gusa, indebo y'uyu mukobwa mu maso he, uko yasaga, uko yavugaga ndetse n'uko yanywaga, icyo basangiraga byose byahise byirunda mu mutwe wa The Ben. Ahita abona nta wundi mukobwa akwiye kuzashaka usibye iki kizungerezikazi Pamela. Nyuma y'icyo gihe batangiye guhita bateretana. Uyu The Ben amusaba urukundo, ariko avuga ko ahanini by'umwihariko ikintu cyamukureye kuri uyu mukobwa ntabwo ari umubiri we, ahubwo ni inseko, imvugo ndetse n'indebo. Ibi ngibi byagomeje kwemeza The Ben neza ko uyu mukobwa atagomba kumucika. Icyo gihe yari afite imyaka 19 gusa y'amavuko. Kuva icyo gihe umusore w'imyaka 34 yahise atangira guteretana n'umwana w'imyaka 19 ari we Pamela. Nyuma y'icyo gihe, igihe bamaze bateretana muri 2022, niho The Ben yavuze ngo uyu mukobwa rwose ngomba kumuporopoza ndetse tugasezerana.
icyo gihe Pamela nawe nk'umukobwa wari umaze hafi umwaka n'igice mu rukundo atazuyajije, yahise avuga ngo koko niwe rukundo rwanjye rw'ubuzima bwose. Uyu nguyu The Ben nk'undi musore ufite amafaranga cyane ko aza ku mwanya wa 4 mu basore batunze amafaranga hano mu Rwanda b'abahanzi, aho atunze arenga miliyoni imwe na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda, mbega ubwo turavuga miliyoni y'idolari ndetse n'ibihumbi 900. Uyu nguyu rero yambikiye uyu mukobwa fiyansayi mu nyanja y'Ubuhinde. Ubwo urabyumva ko yari ari mu bwato ndetse uyu nguyu niho yamuporoporeje. Ntabwo yamuporopoje nka ba bandi bose bagenda bapfukamira aho babonye, yahisemo kumujyana mu nyanja y'Ubuhinde, aravuga ngo ikibasumba ngomba kukwambikira urupeta cyangwa se kuguporoporeza muri Indian Ocean. Aha ngaha rero niyo yaporoporeje uyu nguyu. Kuva icyo gihe abantu benshi batangira kubavugaho ibintu byinshi, ariko by'umwihariko baje gushyiraho umurongo ngenderwaho ubwo yari amaze gusezerana ahagana mu mwaka wa 2022. Ibi ngibi noneho abantu benshi byatangiye kubashobera bavuga ngo kuko biri serious, ndetse abantu benshi batangiye no kubandikaho inkuru nyinshi cyane ko urukundo rwabo ari urukundo rwahitinze cyane, aho umuhanzi w'icyamamare The Ben wari umaze igihe utavugwa mu rukundo nyuma y'uko yari yarakundanye na Butera Knowless bakiri batoya, yari akundanye n'umwana w'imyaka 19. Ubwo ngo yari afite imyaka 20 gusa, yahise amusaba ko basezerana. Pamela nawe atazuyajije ati nta wundi nabonye mu buzima bwanjye, niwe tugomba kubana. Muri 2022 baje gusezerana, aho baje kumara umwaka batarakora ubukwe. Abantu benshi batangira kuvuga ngo ese ko bamaze igihe kingana gutya basezeranye kandi ntacyo babuze, ahari byabo ntibyaba byarapfuye. Ibi ngibi The Ben yaje kubishyiraho akarongo ka nyuma cyangwa se kubishyiraho akadomo ubwo muri 2023 ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 yahitaga ajya gusaba Pamela, ndetse ku itariki 26 bagahita bakora ubukwe. Ibi ngibi byabaye nyuma y'uko abantu benshi bari bamaze igihe bavuga ngo ese urukundo rwabo rwarangiritse cyangwa ntabwo bikirimo, ariko Pamela ndetse na The Ben bakituriza. Ibi ngibi byaje gutuma The Ben ahita avuga ko nta wundi mukobwa agomba gushaka, ahubwo ari uko yari yararitse amagambo y'abantu bakagomeza bakavuga. Nyuma y'uko nk'uko tubizi cyangwa se mbere y'uko uyu nguyu akorana ubukwe n'uyu mukobwa, hari indirimbo bakoranye. Iyi ndirimbo yiswe ni Forever, yashakaga kuvuga ubuziraherezo cyangwa se forevermore. Iyi ngiyi yayikoze by'umwihariko, yavuze ko iyi ngiyi ari indirimbo atapfuye guhubukira cyangwa se ngo apfe kuririmba gutyo gusa, kuko ari indirimbo yaragiye gutura umuntu ukomeye mu buzima bwe ndetse adateze kujya kure, cyane ko yanavuze ngo umutima wanjye ugufitiye ideni utarishyura. Iyi ndirimbo yavuze ko mu ndirimbo zamugoye kwandika kuva yaba umuhanzi ari iyi ndirimbo, kuko yagombaga kuyishakira amagambo yitondeye ndetse akayandika mu bihe bihereza ibindi, ibyo mu cyongereza biga overtimes. Ibi ngibi yavuze ko kubera urukundo akunda Pamela nta wundi mukobwa ari bukoreshe muri iyi ndirimbo usibye we nyir'ubwite. Yaje gusaba Pamela ko bagomba gukorana muri iyi ndirimbo, barayikorana, gusa by'umwihariko iyi ndirimbo ayimukoreshamo atazi ko ari we yayituye, ariko nyuma y'umunsi umwe gusa video igiye kujya hanze yaje kumubwira ngo iyi ndirimbo igiye kujya hanze rwose ni indirimbo ihamya urukundo ngukunda ndetse nanayikoze kubera wowe. Ibi ngibi Pamela byumvishije byaramunejeje cyane, kuko nyuma y'uko akora ubukwe uyu nguyu Pamela iyi ndirimbo yagomeje kugenda nyuma y'uko akoze ubukwe agenda yikorera amavideo menshi uploadinga kuri TikTok ndetse we n'umugabo we. Ikindi kintu gitangaje ni uko mbere y'uko bakora ubukwe uyu nguyu The Ben yahaye Pamela impano ya miliyoni 150 z'amanyarwanda. Uve kuri ba bandi baguteretesha amandazi bikarangira bagusize. Rwose yikuye Range Rover ya miliyoni 150, cyane ko abandi bagiye bavuga ngo iyi modokari yaguze miliyoni 200, ariko akaza guhamya ko igura miliyoni 150. Amaze kuyimuhereza, iyi ngiyi yayimuheye mbere y'uko bakora ubukwe. Rwose bagiye gukora ubukwe, iyi modokari uyu Pamela yaramaze kuyakira. Ibi ngibi byaje kuba ibintu byiza cyane bihamya urukundo uyu musore amukunda, kuko amwe mu mafaranga yari yasinyanye na kompanyi yo kwamamariza ese yaguramo imodokari, ndetse amwe anayamujyanamo guproporeza
mu nyanja y'Ubuhinde. Uyu musore yavuze ko uyu mukobwa rwose ari we buzima bwe ndetse ko amubonamo ejo hazaza cyane ko ari umukobwa utagira umururumba bamwe bita greedy girls, yumva ko agomba kwisasira ibintu by'umusore. Mu busanzwe uyu Pamela nawe yari yifiteho amafaranga aho yari afite iduka ricuruza imyenda. Gusa The Ben ibyo ntiyabyitayeho kuko amaye imodokari igura miliyoni 150. Nyuma y'uko bakoze ubukwe rero abangaba bombi bagiye kurira ubuzima muri Egypt, aho bamaze igihe kingana n'ukwezi, ariko nyuma y'igihe abangaba bataragaragara batwite, abantu benshi batangiye kwikoma The Ben ngo nabyara. Ariko kuri iyi nshuro The Ben agaragaye avuga ko umugore we atwite ndetse na Pamela aza abihamya. Ibi ngibi ni ibintu byiza cyane bigiye gukura abantu mu rujijo, cyane ko abantu benshi baramaze igihe bavuga ngo uyu nguyu Pamela ntabwo abyara. By'umwihariko ibi ngibi bije bikuraho imanza z'abantu ndetse bije no guhamya ko noneho ibintu byo biri mu murongo neza, n'abantu benshi bagiye bakora ibyegeranyo bavuga ngo abangaba bombi barashwanya. Ariko by'umwihariko kwabaga ari uguharabika kugira ngo wibonere amaviyuzi. Yego rwose urabizi ko iyo ubaye umusitari uba wiyemeje kuvugwa ku buryo benshi bazajya banakora ibyegeranyo bavuga ko wapfuye. Ibi ngibi byaje kuba ibintu bitoroheye uyu nguyu The Ben, cyane ko abantu benshi babikorera ku mbuga nkoranyambaga kandi ugasanga izo video zarebwe ku rwego ruteye ubwoba ku buryo ataburaga nawe bimubwira. Gusa uyu nguyu Pamela bimwe mu bintu cyangwa se tugiye kubagarukira ku buzima bwe busanzwe kugira ngo tubanze tubabwire ngo ese ubundi Pamela akunda abana ku rwego rungana iki. Mbere na mbere twitse kuri iki kintu, uyu nguyu Pamela yavuze ko aho kugira ngo ashakane n'umuntu amara imyaka 3 atarabyara, yaterwa n'umusore inda yashaka akamwihakana ariko akabyara umwana basi ntamare iyo myaka 3 nta mwana afite. None umwaka wari wihiritse uyu nguyu Pamela abantu bavuga ko adatwite. Yego nibyo koko nyuma y'uko akunda abana afite n'ibindi bintu Pamela akunda. Buriya Pamela mu bintu bya mbere akunda ni umukunzi wo kurya ifiriti, inyama ndetse n'inkoko. By'umwihariko uyu Pamela akunda gukoropa, guteka ndetse no koza ibyombo, cyane ko yavuze ko iyo yabaga yiri iwabo mu rugo uyu nguyu Pamela umukozi w'iwabo rwose yirirwaga mu mudendezo kuko uyu nguyu Pamela byose yarabyikoreraga. Uyu nguyu Pamela yavuze ko kuba yarabaye umusitari akagirwa Miss Rwanda bitamwemerera kwambara ubusa agatesha umuco w'u Rwanda agaciro. Niba mubizi neza uyu Pamela niwe mukobwa wa mbere hano mu Rwanda wabaye icyamamare ariko utarigeze ugaragara yambaye umwenda mugufiya, cyane ko yahamyaga ko kwari kuba ari ugutesha igihugu cy'u Rwanda agaciro. Cyane ko rwose niba byumvishe neza ahagana muri 2020 yaragizwe Miss w'umuco. Uyu nguyu Miss Pamela rero yavuze ko by'umwihariko ikintu cya mbere akunda mu buzima bwe ari The Ben, ariko icya kabiri akunda ari ukuba yabyara vuba ndetse akabona urubyaro. Yavuze ko atazi umubare w'abana azabyara, cyane ko ngo n'Imana yameze abana 10 bose yabakira. Uyu nguyu Pamela rwose mu busanzwe mu buzima bwe asengera mu idini ry'Abamethodiste. Uyu nguyu Pamela ni umukobwa utarakunze kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko ari umuntu wavuze ko atabashaka abantu benshi bamenye ibintu bye. Uyu nguyu rwose asengera mu idini ry'Abamethodiste, cyane ko hari umunsi umwe yigeze kuvuga ko bigeze gushaka kumugira umudiyakoni akabyanga kubera ko arafite akazi kenshi aba agomba gukora. Aha ngaha yaravuze ngo ntabwo najya kwiyemera inshingano cyangwa se ngo mfate ibintu by'abandi njye kubyica nirwaje icyo ndicyo, kandi nzi neza ko hari igihe rimwe na rimwe ku munsi wo kujya gusenga ndakunze kuboneka. Ibi ngibi yavuze ko bimwe mu bintu akunda ari mu rugo ari ukwambara udupira duciye amaboko akitandira cyangwa se agatega igitambaro ndetse akambara n'ibitenge. Uyu nguyu Pamela mu by'umwihariko imyenda ya mbere akunda yavuze ko akunda imyenda y'amaposhi bombo, amakanzu maremare ndetse no kwambara ibitenge ari mu rugo. Uyu nguyu rwose yamenyanye na The Ben afite imyaka 18 nk'uko wabyumvishe, 19 iri kugenda isatiramo, gusa ku myaka 20 gusa bahise bamusaba. Uyu nguyu Pamela by'umwihariko kugira ngo yinjire muri Miss Rwanda, reka nabyo tubanze tubyitseho. By'umwihariko uyu nguyu Pamela yinjiye muri Miss Rwanda ubwo yaravuye ku ishuri ari kwiga mu wa 6 segonderi, hasoje ageze iwabo
icyo gihe nyirakuru yari yitabye Imana, ariko kubera ko yari ari ku munsi wa nyuma w'ikizamini bamubwira ko atagomba gusiba ubwo yavuga gukora ikizamini cya leta, yageze iwabo mu rugo bahita bamubwira ko mwamwandikishije mu bantu bazajya guhatanira ikamba rya Miss Rwanda rya 2020. Uyu nguyu Pamela rwose ababwiye ko bitashoboka cyane ko ari umwana utari umenyereye kuva iwabo. Yari abajije ngo ese ubundi bishoboka bite ko nshobora kujya muri iryo rushanwa ari ibintu ntaniteguriye? Ubundi uyu nguyu Miss Pamela bakimara kubimubwira rwose yarabihakanye, barangije bamubwira ko iyo bagutumiye mu irushanwa gutyo ukabyanga, byanze bikunze hari ingaruka biba bigomba kukugeraho, cyane ko ngo uba utesheje igihugu agaciro kandi cyakwizeye. Nakujijinganya rwose yahise atangira kujya gukurikirana imyitozo, kubyina imbyino nyarwanda, ndetse akajya no kwiga n'ibyo yavugira imbere y'abantu, kuba mbega yaba umuntu ushobora kuvugira imbere y'abantu kuko ari umwana utari umenyereye kugenda. Ibi ngibi rero byaje gufasha Miss Pamela kujya guhatanira irushanwa rya Miss Rwanda, nubwo bitaje kumuhira bikarangira aje ku mwanya wa kabiri, arangiza bagahita bamutora kumugira Miss w'umuco. Uyu mukobwa kuva icyo gihe The Ben niho yamubonye ku mateleviziyo yumva rwose umukobwa aramukuruye, nibwo yaje kubona amahirwe amenye ko bagiye muri Uganda. The Ben ahita avuga ngo rwose nta yindi mpamvu, nta no kujijinganya, uyu mukobwa ntabwo agomba kuncika. Icyo nicyo kintu cya mbere cyiza Pamela rero yahuriyemo na The Ben ubwo yaragiye guserukira igihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu Pamela rwose The Ben amuhamagaye atajinganyije, yasohotse aho agenda mu mvura, cyane ko Pamela na The Ben ari mu karesitora kari hafi aho, aragenda barasangira. Barangije asubirayo, gusa uyu Pamela yavuze ko ubwo yashyikagayo umutoza wabo w'imbyino ari kumaze aho yagiye, amubwira ko yari yagiye hanze kwirebera umujyi, ariko amaze impamvu yatinze akamubwira ko rwose yari afite ubwoba bwinshi bw'ibyo yari amaze gukora. Uyu nguyu rero nyuma y'uko babyumvishe muri 2023 mu kwezi kwa 11 ku itariki 25 niho baje gukora ubukwe, bombi basinyanya kubana. Uyu nguyu The Ben tumwitseho gatoya, uyu nguyu wabo ni abaporo, cyane ko uyu nguyu The Ben ari umusore utagifite nyirakuru witabye Imana. Yavuze ko ikintu cya mbere cyamabaje ari ukuntu nyirakuru yitabye Imana atabonye umugore uburyo ari bushyingirwe, cyangwa se umugore ari gushyingirwa nawe, kandi ko ari we muntu wamufashije mu muziki we, cyangwa se ari we wari nk'umuntu w'icyitegererezo kuri we, cyane ko ari wakunze kumugira inama. By'umwihariko uyu munsi twitsaga kuri aba bombi kugira ngo tugire icyo tubamenyaho, cyangwa se tumenye ibibaranga, ndetse tumenye na bimwe mu bijyanye nabo. Uyu munsi rero bakaba bari guserebura urubyaro, ndetse banavuga ngo Imana yakoze kuba turi kwitegura umwana. Nguhaye ikaze we twabanye muri iki kiganiro, kubwira ngo gomeza kugubwa neza ndetse ugomeza no kugumana amahoro